Nk'ibisanzwe tubahaye ikaze kuri Go Anitade Scholarship Channel, aho dusobanukirwa tukumva amakuru ndetse n'inama zadufasha gukora application neza kandi ku buryo tubona ibyo twifuza. Nimvuga application wumva application z'ishuri, wumva application z'akazi, uburyo waziteguramo neza, bityo ukabasha kubona umwanya wifuza. Aha ngaha nk'ibisanzwe tudatinze cyane tugiye kugaruka ku bintu bitanu ushobora gutegura neza, ukongera amahirwe yo kuba wabona scholarship. Ndavuga international scholarship cyangwa se national scholarship. So aha ngaha tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu ugomba gutegura neza kugira ngo ayo mahirwe uyongere. Ikintu cya mbere ugomba gutegura neza nta kindi ni ugusobanukirwa neza ibyo basaba. Aha ngaha nimvuga gusobanukirwa neza ibyo basaba, harimo no kumenya deadlines, ukamenya ngo iri tangazo ryasohotse rizamara igihe kingana gute, rizarangira ryari. Aha ngaha iyo wamaze kubimenya biragufasha ku buryo utegura dokima zawe neza, bityo amahirwe akiyongera. Ikintu cya kabiri hano ugomba kumenya ni ukumenya kwandika ibisobanuro bifatika kandi byubaka. Aha ngaha ubyandika mu cyo twita motivation letter. Aha ngaha ugomba kugaragaza impamvu wifuza iyo scholarship ndetse n'intego zawe ndetse n'icyo witeguye kuzafasha nyuma yo gusoza muri iryo shuri. Ikintu cya gatatu ugomba kwitaho ni iki ngiki. Aha ngaha ndumva tugenda twumvikana neza. Tumaze kubona ibintu bibiri. Ikintu cya mbere tukabonye ko ari ugusobanukirwa neza ibyo basaba kandi ndetse ukanamenya deadline. Icya kabiri tukabonye ko ari ukumenya ukuntu wategura motivation letter yawe. Aha ngaha reka dukomeze turebe icya gatatu. Icya gatatu ni ugutanga inyandiko zujuje ubuziranenge. Nimvuga inyandiko zujuje ubuziranenge mwumve ibintu mubisobanukirwe. Aha ngaha murabizi application nyinshi zisaba CV, ugomba kumenya uko utegura CV yawe ukayitegura neza. Iyi CV ibigaragaza iki? Ibigaragaza ubumenyi ufite, naho wabukuye, ndetse n'ibigo wagiye wigaho education background, kugira ngo nibura ubashe kongera amahirwe. Kandi nanone nimvuga hano gutanga inyandiko zujuje ubuziranenge, nanone mwumva aka kantu. Ahantu henshi bagenda batubaza academic transcripts. Iyo ugiye gutanga academic transcripts ugomba kumakinga sure ko zifotoye mu buryo bugaragara, kandi niba banazikwatse ziri muri PDF ukabanza ukazikonvatinga ukazishyira muri PDF kugira ngo application yawe ibe validated. Kugira ngo igire value ni uko ugomba kubahiriza ibintu byose byasabwe. Ndumva ibi ngibi byumvikana neza. So aho nari ngarutse kuri academic transcripts arizo report, noneho n'impamyabumenyi. Impamyabumenyi yawe diploma, niba ushaka scholarship wenda yo kujya hanze muri Canada cyangwa se Italy cyangwa se Espagne n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, ni uko ugomba kumekinga sure ko impamyabumenyi yawe iri notified kandi iriho kashi, iriho n'ikirango cya NESA. Byaba na ngombwa ukayishyira muri format bifuza. Niba format bifuza ari PDF cyangwa se document, ugomba kubicengingamo. Aha ngaha dutanga ubujyanama rwose. Aha ngaha abanyeshuri benshi bagenda bahura n'imbogamizi, application zabo zikangwa, ntibabashe kuba bafatwa bitewe no gutunganya ibyangombwa nabi, ugasanga babikoze mu buryo butari bwo. Ariko aha ngaha dutanga inama rwose, turabafasha. Mujye mutugana, ndashyira nomero zanjye za WhatsApp hasi. Niba ushaka scholarship iri abroad, niba ushaka scholarship iri national, ujye uza utwegera udusobanuzeho neza mbere yo gutangira journey yawe kugira ngo utazisanga wataye umwanya, kandi hari abantu bagufasha. Ibyo byumvikane neza. Aha ngaha muri izo document none hiyongeramo ID yawe igaragaza igihugu uvamo, nayo igomba kuba ifotoye ku buryo bugaragara ndetse iri no muri format yifuzwa. Reka dukomeze n'ikintu cya kane ugomba kwitaho. Aha ngaha ikintu cya kane nta kindi ni iki ngiki. Mbere y'uko wohereza dokima zawe ugomba kubanza gusuzuma no gukosora amakosa waba wakoze mu byo twavuze mbere. Aha ngaha kugira ngo gusuzuma harimo ibintu bikurikira. Usoma application yawe inshuro nyinshi mbere yo kuyohereza. Iyo umaze gusoma inshuro nyinshi bituma ugabanya amakosa wakora. Icya kabiri, ugomba kureba nibura umuntu wizeye, urugero nk'umwarimu cyangwa se inshuti yawe bisobanukiwe, cyangwa se natwe turahari, twegere turagufasha. Iyo nshuti yawe ikora iki?
igufasha gusoma neza ndetse ikanakugira inama y'icyo wakora kugira ngo wongere amahirwe. Ikintu cya gatatu ugomba gukoramo hano muri iyi mpamvu ya kane nyamukuru kugira ngo application yawe ibashe kuba validated, ni uko ugomba kubanza kureba ko nta makosa y'imyandikire kandi wanayabonamo ukayakosora mu buryo bwihuse, kuko twumvishe ko iyi ngiyi igaruka mu gusuzuma no gukosora mbere y'uko wohereza application yawe. Dukomeje tudatinze rero tugiye kureberamo ikintu cya gatanu nta kindi. Ikintu cya gatanu nta kindi nk'uko twabibonye ku kintu cya mbere ni ukubanza kumakinga sure deadline, ukabibanza ukamenya ati deadline ni iyihe. None iki kintu cya gatanu cyo ni ukohereza hakiri kare kandi mu buryo bwizewe. Ahangaha noneho umakinga sure ko deadline, wenda urugero for example niba deadline iri ku itariki 5 z'ukwa 9, wirindira ngo uhereze kuri 5 z'ukwa 9. Ahubwo hano ikintu ngushishikariza, niba application wenda yatangiye kuri 20 z'ukwa 8, wowe makinga sure ko nibura bizagera kuri 27 application yawe yageze aho igomba kugera. Ibi ngibi bifasha iki rero? Iyo wohereje application yawe hakiri kare bituma isuzumwa, byabona ngombwa babonamo amakosa bakaba bayikugarurira ukayakosora ukongera ukayisubizayo. Ariko iyo wategereje umunsi wa nyuma, iyo igiye ibigiye, iyo hajeho amakosa nakongera kwikosora, ahubwo ahangaha uba warangije kubura ayo mahirwe washakaga. So niyo mpamvu hano ugomba kohereza hakiri kare kandi mu buryo bwizewe. Nanone irinde gutegereza umunsi wa nyuma, nk'uko nemaze kubigarukaho, irinde gutegereza umunsi wa nyuma. Kohereza hakiri kare biguha amahirwe yo gukosora ibishobora kwibagirana. Ibyo ngibyo birumvikana. Nanone ugomba kureba ko wohereje kuri email cyangwa urubuga nyarwo kandi ko byageze aho bigomba kugera. Ahangaha abantu benshi bajya bibwira ko bashoje application bayohereje ageze aho igomba kugera, hari igihe muba mwibeshya. Iyo wibeshye ukumva ko wohereje application ntigire igomba kugera, ibi ngibi bigukoraho cyane, kuko ahangaha wibwira ko wamaze gukora application kandi ntaho urayigera. Niyo mpamvu tukugira inama ngo mbere y'uko niba wanabyikoreye wongera wegere umuntu mubaze ati ese iyi application ko bamaye gutya, bamaye iyi email koko yaba yagezeyo? Ibi ngibi hari ingero z'abantu benshi byagiye bibaho, gusa hari namwe mujya muduha feedback muri comment, munyura inbox kuri namba za WhatsApp tuba twatanze mubitubwira, turabashimira cyane, kuko ibi ngibi iyo mubikora byongera amahirwe yanyu yo kuba mwafatwa. Nanone akandi kantu, agasabutopic muri ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma turiho, ni uko ugomba kubika kopi y'ibyo wohereje kugira ngo uzabikoreshe mu gihe bikenewe. Ahangaha urugero, hari aho twabonye ugomba kohereza gutunganya dokima zawe ugomba kohereza. Niba wafashe kopi ya result slip, kopi ya CV, byose genda bikorera amakopi kugira ngo nibura anytime bizongera gukenerwa uzabibone hafi yawe. So ibyo byo bintu bitanu ugomba kwitaho mu gihe ukora application yawe kugira ngo ubashe kuba wagira amahirwe yo kuba wafatwa. Ikindi nta kindi twababwira uretse kubashimira ko dukomeje kubana. Ahandi mwahura n'ikibazo, iyo dushoje dushyiraho nomero zacu muri comment, mwanyura mukatwandikira. Dufite na WhatsApp group, mubona kuri link ziba ziraho ngaho, irahari, mwajoyininga nta kibazo, byose birakunda. Icyo tubifuriza ni imigisha n'amahirwe ngo application mikora zaba iz'akazi ndetse n'amashuri zijye zigerwaho nk'uko mubyifuza. Murakoze cyane, turabashimiye.